Ndabasuje cyane reka nongere mbifurize kugubwa neza nshuti bakunzi ba Eugene Official nizere ko mumeze neza aho mutwumva muherereye abatwumva rero muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye abadukurikira muri ku mugabane w'Uburayi ndetse namwe mudukurikira muri ku mugabane wa Amerika n'andi yose yagiye atandukanye reka mwese mbifurize kugubwa neza ari nako kandi mbaha ikaze muri iki kiganiro cyacu cya mbere cyo kuri uyu munsi wo kuwa gatatu twari turi ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 n'ubundi rero amakuru yacu tukaba tugiye kugaruka n'ubundi kubikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho tugiye kujya mu bice bigiye bitandukanye aho imirwano ikomeje kugenda ica ibintu gusa amakuru arimo arangeraho nuko ku munsi w'ejo M23 ndetse natwirwaneho bongeye kwa advancinga nimvuga kwa advancinga rero muhite mwumva ko hari ibice bamaze kuba bagira gutya rwose barigarura cyangwa se barabifata aho roni muri side Kivu muri ya misozi miremire y'Imurenge ku murongo wa telefone rero already nahise nakira mugenzi wacu uhari tukaba tugiye kumanukana muri iki kiganiro cyangwa se muri amakuru yo muri Nyoramutse neza muvandimwe Nyoramutse neza turabumva 5 kuri 5 nje uri kuri micro ndi Murenge mu Minembwe ubu niho mperereye ndabona ino munsi yakeye neza akazuba katse kayaga karahuha akarere kose karatuje hasi ku butaka niko nshatse kubabwira ariko hejuru nico kiri cya kibazo gusa bikomeje kuzamza umutekano wo misozi miremire ariyo drone yo burira cyazindutse rega buri yuvuze ngo uri Murenge mu misozi miremire y'Umurenge ntago buri abantu bamenya gacurimo kuko iyo misozi miremire iri ahantu hanini buri yo uri nko mu kahe gace aho iMurenge jewe ni mu karere ahantu hitwa iMurenge niho mpagaze ubu aha ubwo na karere ubwo numvaga ko iMurenge nyine ari ahantu hanini cyane ari ikintu kinini cyane niyo mpamvu nengerageje kukubaza ngo numve we nk'agace gato kubarizwamo niba nakita ngo ni nk'agaserire cyangwa se nk'umudugudu nicyo numvaga mu by'ukuri nshaka kugira ngo ubwire abadukurikiye ariko niba nyine ariko hitwa ubwo nta kundi twakwigira mu makuru koko rubundi niyo atuzinduye tukagenda tuyinjiramo hanyuma reka duhere ku munsi w'ejo ku munsi wo kuwa 20 z'ukwezi kwa gatanu ejo byari bimeze bite ku munsi w'ejo twavuganye n'ubundi nko muri amasaha mu kiganiro utubwira ko haramutse amahoro ariko ko n'ubundi ngo ibitero byasaga naho ngo baraye biteguye ku mpande zombi baraye rwose ngo badashyizwe n'ubundi mirwano bisa naho bari kwegerana ngo bongere barwane ku munsi w'ejo ho nyuma y'uko twe tumaze kuvugana byagenze bite ese imirwano yarabaye duha amakuru Okay murakoze cyane kunsubiza ijambo ejo muzuko ejo bundi imirwano yarabaye ijoro niryo ryabatanye abantu baraye imitutu yarayikoranaho ejo amasaha ejo mu gitondo nk'aya masaha twari ko tuvugana intambara yari itangiye muri kariya gace k'amajepfo ya Minembwe ya Rugezi muri biriya birindiro bya M23 natwirwaneho bamaze amezi 2 barigaruriye Rugezi Rugezi yarama ni ahantu hakomeye defense zikomeye za FDLR n'abazalendo na FARDC yavuye hano mu Minembwe dusubiye inyuma imanuka ku muhanda izamuka hari ifizi izamukira muri Rugezi niho bari barashize ibirindiro byabo nkahita majoro yabo ya FARDC ni hariya mu Rugezi yari iri na FDLR nayo ikaba hariya mu Kabanjo ejo mu dusubiye ejo bundi intambara iraba umwijima uraba kuko ikintu cyabaye muri M23 natwirwaneho ntibyabaye ibintu byo kwa divasinga bakoresheje ibintu gusa by'amambushi intambara yirirwamo umwijima urafata ejo mu gitondo intambara barongera kandi FDLR na FARDC baradivasinga kugera hajya neza kandi aho M23 natwirwaneho ifungiye aho niwe intambara yatangiriye ihera mu gitondo kugeza saa 11 n'igice urusasu rukiyaruvuga n'imbunda zikomakomeye ejo zaravuze kuko n'abantu nk'imihana iri hafi ya Rugezi urumva ino iwacu ni mu misozi miremire
urumva abantu bakomeje bumva ikintu cyitwa kirepuka cy'amakompora hakoze ikompora n'imbunda zitwa Tweruvo n'amashinigani ejo zarakoze cyane umunsi wose uburira kugeza saa 11 n'igice byari imirepuko Tweruvo yaritsaga ikompora rikagenda mashinigani zikarekura izindi mbunda zitwa za etetu zirasa amakompora cyane amakompora mabi namaze nka drone niyo mbunda ejo ziriwe zikora muri kariya gace ka Rugezi. Hanyuma ibi bitero ese byasize ntawe utsimbuye undi cyangwa na n'ubu ngubu n'ubundi minwa imitutu yaraye isa naho yegeranye baraza gukomeza uyu munsi bimeze bite? Ejo uko imitutu yarayikoranaho n'izanzira zitatu gusa nababwiye inzira ya Nyarurango ayindi ya Gasiro iseruka kwa Didasi n'iyindi ya Micikacika. Intambara yiriwemo kabisa bararasa kugezaho wari uturutse Micikacika ari wari uturutse hano kuri Mugera bamuhujije n'uwari kwa Didasi. Urumva FDLR na FARDC yari turutse Micikacika bayirashe bayijana kwa Didasi. Yari kuri Nyarurango nayo bayirasa bayijana mu Kabanje kugeza imihana iri imbere ahantu bita ku Kimete niho urugamba bagarukiye mu bibira nyine bijigasiro hari misisiro nyinshi M23 na twirwaneho babashe kurasa na Zalendo na FDLR na FARDC bayisubiza inyuma mu mihana ijigasiro bagarukiye mu mihana y'imbere yo kuihene wa musozi twakomeje tugarukaho cyane n'indi mihana ihari inyuma winjika ibirugahuruka muhana munini hari nka centre yabo urumva niho andi ma defense yabo yarari ngo bita ku Kimete. Ejo niho umwijima wabaye saa 11 bari bageze muri uwo muhana n'isisiro nishi babashe kugeramo ariko abaciye inzira y'Akabanjo nta mihana babashe kugeramo babagejeje gusa nyine mu yandi mashamba yinjira Kabanjo urumva ni mihana myinshi hari imbere ariko ntibabashe kugera muri iyo mihana. Aho niho urugamba rwagarukiye ejo nimugoroba barongera kandi bagaruka hajya mu madefense yabo kujya nabikubwiye nyine M23 na twirwaneho bibo baradivasinga bakasubira inyuma. Ubababajije rero kabaze zino mbaraga mukoresha mukagera hariya mukongera kandi mukatakaza bino bintu nabyo biraducanga mushobora kubidusobanurira gute? Barakatubwira ngo ibo ngo niko barasa umwanzi ngo ejo bazahagera nta sasu rivuze kandi ibyo bahaboneye ngo nta zindi mbaraga nabo bongera kuza kubashira ngo baraza kuhicara ngo bashira ama defense oya ngo ariko hariya twageze ejo tuzahagera nta sasu rivuze tuhicare. Hanyuma tubwira aho hantu buriya baba bageze bakahava nta baturage baba bahari aho hantu haba barwaniye bamara bakahava abari ahantu h'ikibaye hadatuye abaturage cyangwa haba hatuye abaturage? Ese iyo abo baturage bagiye bakaharwanira bamara bakahava basigara bate niba bahari? Okay, system yabari abantu y'abazalendo na FDLR na FARDC bari hariya ibo bafata abaturage bakabashira inyuma hiriya mihana bari mu hariya ku Kimete n'iriya yindi mihana yose yegereye ubu nyine hari irimo ma defense y'abasirikare ya FARDC na FDLR n'abarundi n'abazalendo abaturage bari inyuma. Buriya M23 yageze muri iriya mihana ibo barasubira inyuma ya mihana abaturage bari barimo abaturage bongere kandi bafate bashire imatera ku mutwe bagende ya mihana yongere ibe ama defense yabo uko niko bari bakora muri biriya bice bya Rugezi na Kabanje. Hanyuma rubwo twavuga ko nta gace mu vetura na twirwano bafashe niba badufashe bakatuvamo bagafashe icyo bavuga ubu ibo bagafashe kuko ibo barahagera bakahava mu gitondo patru zabo zikahagera urumva iyo zone deja ntahari kuwihene bahageraga kuri patru ariko kuri ubu nibo bahari
urumva iyo mihana gusa ntibayirimwo sinzi ukuntu bagiraga amaterime menshi babyita ibo ngo bagera mu muhana bakavamo ngo ntibararaho aho urugamba aho bafungiye ngo ntibaharara muri strategy ya gisirikare ngo ntabwo ari none se mu by'ukuri biterwa n'iki kutaharara ntugutinya ko wenda haba harimo imitego y'umwanzi wenda bakaza cyangwa se hari nk'uko bashobora kuba banahabasanga wenda babatunguye ntugusubira inyuma gutyo gusa kubera ko ngo ari strategy biragoye kubyumvisha umuntu mu by'ukuri utari umusirikare cyangwa se utazi izo tekinike zabo zo gufata ahantu bakahava weho nk'umuntu ubikurikira nawe umunyamakuru noneho basi tuvuye ku byo wenda bavuga ubona babiterwa n'iki utagendeye ku byo wenda wowe baguha njyewe mbakurikirana tuganira ibo barabisobanura nkabyumva ibo hariya ni mu madifensi tuvuge ngo n'ay'umwanzi n'aduyi yiwe iyo ahageze ntabazi ibiri aho hafi ntazi ukuntu aho hantu hateye ntazi ukuntu wakoze ashobora kubaja kuharara hariho izindi nzira bashobora kumwinjirana iwe ahubwo hajya ageze iwe asubira inyuma iwe akahareka hajya yafunga iwe akahareka iwe akahagera ahubwo mu gitondo iwe aje kuhakaba ari uko hakoreye patru nk'iminsi 2 cyangwa 3 nawe yarizi iyo tere yaramenye igiti gihari yaramenye umwobo uhari yaramenye toyo ukuntu iteye yaramenye iyo nzu mashambura ifite akabona nawe kuja kuhakaba ariko strategy zabo ngo ntibahagera aho kuyu umwanzi ngo nawe ahita harara iwe hakuye umwanzi asubira inyuma hanyuma tubwire ubu tuvugana rero ku bijyanye n'iyo drone cyangwa se n'izo drone ziri kuhora ziri muri icyo kirere barateganya kuba bazikoraho iki n'ubundi twirwana nayo 23 ko tubona n'ubundi zirirwa zifata amafoto ndetse nyuma y'amafoto tukumva ngo habaye urugamba ndetse binagaragara ko runaterwa ahanini amakuru ndetse n'amavideo n'iki byose biba byatanzwe n'iyo drone barateganya gute guhangana n'icyo kibazo cy'iyo ndege itagira abapilote ntibatubwiraga icyo bateganya batubwire ngo bashaka kubikora none cyangwa ejo ariko iyo tubibabwiye iki kibazo cya drone ni ikintu kigaragara ntabwo ari amakuru ushobora kubwira ubundi ni indege iri hejuru igaragara ejo yiriwe igaragara kuko ubu nyine hano i Murenge ni ku mazuba menshi ikirere kirakeye yita igaragara n'umwana muto akayibona kabisa wabaganiriza bakavuga ngo icyo kibazo barakiruzi ntabwo ari twe cyane giteye impungenge nk'icyo bemeje abaturage batubwiye ko bazaducungira umutekano tukaba mu gihugu nta wikandagira nta umuntu akora uko yumva abantu borora bagira gute ni twebwe giteye ikibazo kino kintu cya drone cyane ni natwe kiza gishaka ntabwo ari umuturage gishaka ariko twe dushaka kubarindira umutekano mutuze bakatubwira ngo nabo barakibona ariko icyo kibazo kiri ku meza ko barigira iyi drone umuti ukuntu bizagenda kugira ive muri iki kirere cya Minembwe kuko gihungabanyije umutekano cyane abantu ntibaterana n'abateranye baterana nabi kubera iki kibazo cya drone kiri hano muri iki kirere cya Minembwe bivuze rero ngo bitewe n'ibyo basezeranya abaturage umuturage urabona nta kibazo bigiteye drone kuko ubushize watubwiye ko iyo izo drone cyangwa se iyo drone ije bakayibona abenshi bahita bava mu mirimo bari barimo niba bari no mu centre niba bari mu rusengero bakavamo bagahita bajya mu misozi bafite ubwoba ko iri buze kurasa bivuze ngo ubu noneho ntago bakigira ubwoba nubwo iba iri hejuru barakomeza imirimo yabo bisanzwe burya nta kintu kitamenyerwa barakibona ariko bagakomeza ya mirimo yabo bagaterana kuko irahatinze ikintu birinda bafunga amatelefone bose urumva ni ikibazo bakuraho amatelefone bose aho bagiye guteranira ariko nta mitima usanga nyine abantu bose bicaye nubwo umuntu ari kuvuga ari mu rusengero bari mu nama barihe barateranye bose amaso ari hejuru amajosi amarezo kabisa yes alo turi kumwe nari nkubwiye abantu baterana nabi
baterana bashamura kubera kino kibazo ca drone kiri hano ariko n'abandi bagatinya nimba hari guterana abantu 50 ubu nyine haraterana abantu 20 abandi bagatinya bakaguma mu mago abandi bakava ibintu isoko n'ukugera amatora yirukanka kubera ino drone iri hano ntabwo ihava kabisa ubu yarahafashe hanyuma tuvuye aho gato cyane aho nyine imurenge mu baturanyi aho ndavuga muri Uvira n'ubundi nta ni byose ni muri Sud Kivu ni mu ntara imwe aha muri Sud Kivu ubwo birumvikana tusimbukire gato muri Uvira naho harimo kuvugwa ibijyanye n'imirwano cyangwa se ari kuvuga itegurwa ry'urugamba rukomeye cyane ndetse wanatubwe ko hari n'ibitero bijya bituruka n'ubundi muri Uvira bikagabwa aho ngaho imurenge ubu tuvugana amakuru ufite muri Uvira ameze ate muri Uvira naho umutekano ukomeje kuzamba bajye babacungira umutekano nabo bamaze abaturage bikoreye amaboko buri munsi ko baricwa ko barinjiranwa mu mazu bakicwa abazalendo FDLR hariya bararambiwe ibo barataka bakavuga M23 nitwihutire idukuriye bano bantu muri uyu mujyi abantu barashize bava Uvira bakaje hari agatogota bakaja kurasa bakaje hari mu misozi bakarasa bavayo bakihinira abaturage mwijoro bari kwica abaturage 2 3 iyo niyo system iri hari muri Uvira urumva abanyabuvira bari mu mazi abira kabisa kubera zira FDLR n'abarundi buzuye hari muri Uvira twigiye imbere gatogota ejo niwe imirwano yabaye muri ya misozi ya gatogota hari abazalendo benshi na FDLR n'abarundi bavuye hari nyine muri bira bice bya Uvira ejo imirwano yarabaye ariko babashe kubasubiza inyuma nta kibazo cyabaye aho M23 yari natwirwaneho n'ubu baracahari nta kibazo urumva intambara gusa yarakomeje yabaye ndende ejo umunsi wose kabisa n'amasasu menshi n'imbunda nyinshi abari hari mu misozi ya za Gatobwe nibo twabashe kuvugana baratubwira kabisa intambara yakomeye yakaze ariko amaeneo bari bakirimo M23 natwirwaneho n'ubu baracayakabye nta kibazo bafite abo hasi ku muhanda nibo batabashije kurwana ntibasinze ariko intambara yabereye hejuru yabo hari muri ya misozi Rurambo naho ejo Rurambo naho nta kibazo nta ntambara yabaye iriya minsi 2 ejo nejo bundi ejo Rurambo yiri ari amahoro navuganye nabo bambwira n'amaopi yabo nta muntu baharangiza kuko naho amashamba imisozi miremire barangiza uhagaze muri eneo yawe urangiza mu yindi eneo y'uwundi ariko ngo ntabo bigeze bagaragara bakambwira ngo hari byo nyine babonye bigaragaza uko uriya mwanzi nyine wari wateye ari birabirindiro bya M23 natwirwaneho za Rurambo yahaboneye bikomeye ngo kuburyo adashobora kugaruka muri iki cyumweru uvuze ku bigendanye mu by'ukuri nuko aho bimeze gusa ariko hari amakuru arimo kugenda asohoka mu binyamakuru byandika bivuga ko rwose ngo hari ngo uduce ngo ejo ngo baba bisubije ingabo za guverinoma ngo zaba zisubije ngo aho ngo rwose muri ibyo bice waruvuze bya Rurambo na hehe hose ubwo rero igihe kirageze rwose cyangwa se tugize amahirwe nk'umuntu hari turakubonye mari impungenge cimpaka akubiri kuvuga ku marezo sosiyo kuko nabonye imyamakuru byinshi byandika bibogamiye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko hari ibice ngo baba bambuye twirwano na M23 ibyo ni ibinyamakuru ntibiba biri kuri tele hari no kuri tele nawe uvuga ibitari byo urebe n'inkuru zacicikanye ejo bundi hariho n'amaudio yagiye acicikana FDLR na wazalendo ngo bigaruriye Rugezi kandi naje ndi muri Rugezi none wambwira gute iyo nkuru wayigenderaho ntiwayigenderaho kubera ko bari kubuzandika ubu nyine ngo bigarurire uduce tumwe twa Rurambo kubera ko atatwirwaruriye umunsi barwanye bari kutubwira ngo turaha kandi ikintu kibaho iyo bafashe ahantu amavideo ntiwoyakira amaudio ntiwayakira ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa hariya Rurambo ahubwo n'amaeneo ubanza nabyitiranyije kubera kutamenya neza utwo duce ubanza ari Rugezi nk'uko wari ubivuze
ariho bari ejo nabonye babyutse bandika ngo baba bafashe uduce ngo bafashe uduce ngo twarugeze nakubwiye uko baje bari gukora ikintu bita ko harasinga M23 twirwaneho baravuga twebwe nta kwa divasinga uno munsi nta gahunda dufite twebwe turarasira umuntu hafi mumareke baze bakandagira umututu wawe ubone kurasa uko niyo systeme bakoresheje wa munsi wa mbere w'urugamba wo mu Rugezi bahagere ngo bafashe Rugezi naho Rurambo nayo mbamaze impungenge nta duce bigaruriye ntibishoboka kandi batwigaruriye sinabahisha kuko nje ndi umunyamakuru nje mvuga ibihari mvuga ukuri ndi kuri tere hanyuma ariko ngo abarundi bakomeje kwisukiranya ari benshi cyane aho ngaho muri ibyo bice abarundi ko ngo barimo gukomeza kugenda bimena amaherezo yabo nawe ko barimo kwimena n'ubundi babasunika ubundi bababona ari bake kubera icyo bakomeza gusuka n'ubundi nabo basuka babona ntaho bari kugera nakubwiye nta murundi wasigaye Burundi kuri ubu ugeze i Burundi wasanga nta gisirikare gisigaye banza n'abapolisi barambaye bose bazi no muri Kongo hariya kino gitero kiraha ino FDL n'abarundi bari hariya mu Rugezi bahawe inka 400 bahawe inka 400 bazihawe zo kurya se zo korora abaturage barazibahaye ngizi nka 400 mugende mudukurire M23 natwirwaneho mu Rugezi none n'inka zanyu none se ko narinzi yuko abaturage baba bashigikiye cyane ibikorwa bya M23 ndetse na twirwano bitewe nuko baba barazogorojwe cyane n'izo nyeshamba zirimo FDLR yewe ntabo bita ngo nabazarendo ya mitwe igitandukanye abaturage bo biteye bite bari batangiye kugabira abo baturage cyangwa se izo nyeshamba amatungo n'iki byose abaturage bahariya bavuye za Rugezi bari abaturage bagasira abaturage b'imirimba abaturage mu Kabanju bagiye inama yarangiye Uvira kino gitero kirazamuka giseruka Gasiro gigeri Gasiro bafata inka 400 ngizi nka barababwira twebwe tugiye gukura uri amwanzi hariye niyo mishituzanye M23 twirwaneho twebwe tugomba kwisubiza Rugezi kuko Rugezi ni ahantu nakubwira ni nk'ijisho rya Minembwe uri muri Rugezi ni ahantu hakomeye cyane kabisa uri muri Rugezi ureba Minembwe yose ni ikirere kinini kandi kiri hejuru kandi cyiza kiri muri strategy kabisa y'umurenge hanyuma iki kintu umbwiye cyo kuba barafashe inka 400 bakazigabira izo nyeshamba za FDL ndetse n'abarundi bitumye unyinjije ku kibazo ngiye kukubaza kugira ngo ukidusobanure nk'abantu badukurikiye nabo babyumve tuzi neza ko aho hari umutwe witwa twirwaneho n'ubundi warwaniraga n'ubundi mu by'ukuri abavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko mu bwoko bw'abanyamurenge tukaba tuzi hari n'undi mutwe nawo w'abanyamurenge ariko warwanaga uri kuri kote ya guverinema bitaga ngo ni Gumino ese iyo Gumino iracyari kuri kote ya guverinema ese niyo iri guhabwa nayo mu bari guhabwa izo nka irimo icyo kintu kidusobanure neza ku buryo umuntu wese rwose udukurikira ari bubyumve nk'umuntu uri aho ngaho rwose niwo dutezeho kugira ngo tumenye ukuri yego hariho twirwaneho Gumino ino imurenge by'ukuri icyo nakubwira n'izina ni nka kurya ishamba riza ribaho bakaritwika bakarihinga ariko izina rya shamba rikagumaho Gumino ni izina ugushatse kuva ko Gumino ntayo ni izina Gumino ni izina ni nk'uko nanje wavuga ngo ndi fulani nimba mfite ingabo abasirikare 2 abasirikare 5 nkavuga ngo ndi umutwe uri umutwe udafite n'ingabo ibo bariya Gumino ibana na FDLR ibana na FARDC na Wazalendo iyo Gumino ntayiba hano muri ibi bice bya Minembwe ibo baba muri biriya bice nakubwiye by'indondo hariya nyine haheruka kubwo wa musore wari ugiye mu isoko hariya mu isoko wa musore yaguye hariya muri hariya maeneo niyo habamo
bavuga ngo nibo bagumino nibo babana niyo FARDC urumva umuturage yaguye aho uwo muntu wagumino ahubwo hafi na bariyeri yiwe aho yariko yakira abaturage bagiye mu isoko amafaranga uwo gumino yego ariko twirwaneho irwanira abaturage bose ba Minembwe b'Imurenge muri make nibo baba muri twirwaneho n'umuturage wese w'Imurenge ni twirwaneho ariko gumino ni nkuko bababwira ngo na Wazalendo nkuko bavuga ni FARDC ni FDLR ntabwo bamugira nta gace na kamwe yigaruriye nta gace na kamwe yasubije mu baturage abatuza babwire nakuyeho umwanzi nga muture iryo ni izina nka kunya nakubwiye gusa ni kugishamba riza rishira rigakomeza byitwa mushamba hanyuma nsa n'uwaguciye mu jambo ntuma utavuga neza kubigendanye n'izo nka zigera kuri 400 na bisa naho naguciye mu jambo ariko ongera utubwire neza kuri iyo gahunda y'izo nka zahawe abarundi ese izo nka bazihawe bazambutsa mu Burundi ese baracyagendana nazo bibwire neza abadukurikiye nari nsa n'uwaguciye mu jambo. Okay, abadukurikirana reka mbabwire izo nka inama yarabaye bagere hariya mu Rugezi hari Imirimba barabwe bagije gukura FDL bagije gukura twirwaneho M23 mu Rugezi tugiye kubatuza mwebwe abanyarugezi bano bantu kwa Didasi ino mihana yose ino misisiro zose musubire mu mihana yanyu twebwe bariya tugiye kubasubiza mu Minembwe. Okay, abaturaga abashefu b'Imirimba binagatete bo mu Kabanju baragenda bafata inka 400 izo nka ubwo abaturage muri ibyo bicatwemo n'abapfurero n'abanyamurenge n'ababembe hatuyemo buhe bwoko cyane abiganje muri n'abapfurero ababembe baba hasi nta mubembe uzuba ahatari ibarabara ababembe bakunda ibarabara cyane abapfurero ntibajya kure n'umuhanda. Komeza utubwire inkuru komeza yikomeze nuko abaturage bafata inka 400 mutaranaja no kurasa kugira munagende mufite muzi n'icyo musize inyuma mubonye n'icyo muragirira muri ya misozi y'umurugezi ngizi nka 400 muje kudukurira uri amwanzi hariya muri Rugereza niko cya gitero cyaje gituruka inzira zitatu kiraza kirarwana burira ejo birwamo ikibazo gihari sasa kiri kumeza ubunyine ese zanka barazibaha kandi bari bazimanukanye bazibahaye kandi bari bazibahaye mbere yuko bajya kurwana barazibahaye barashimira bari bazi uko ari ingabo zidashobora gusubira inyuma ariko none ntibageze tibageze hariya muri ya maeneo ya Rugezi tibatuje abaturage urumva iho hatavuka imirwano muri biriya bice by'Imirimba basubiranamo bonyine ubwo bigiye kongera be nk'ibyo biri kubera muri za Uvira turi kuvuga ngo FARDC na Wazalendo bari kwirwa basubiranamo nimugoroba ndakubwira amakuru y'Imirimba ariko uyu munsi bararwana munsi hari ibimenyetso by'uko bashobora kurwana cyane kubera izo nka hanyuma rero komeza ubidukurikirana ubwo turaza kuyagezwaho ayo makuru uri buze kuyaduha nimugoroba ndayakugezaho kabisa kandi ndaba namenye n'amazina y'abari abashefu bari Imirimba bakoze ivyo bintu by'ugweza FDLR inka n'abarundi. Okay. Hanyuma rero ubwo twakurekura n'ubundi ugakomeza ugakurikirana amakuru tukageza no kubadukurikiye n'ubundi nayo mu kandi karere cyangwa se mu bindi bice n'ubundi byo muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane. Yes, ngira rongo mwabyumvishe n'umutaramu cyangwa se n'umugenzi wacu uri hariya mu misozi miremure y'Imurenge. Rero ubugenda dukurikiranira amakuru y'urugamba cyangwa se biri kubera hariya. Ngira ngo rero nta byinshi ndibuze kugarukaho hano kuko ibyinshi nyine ubwo urumva hagiye bivuga ibijyanye n'intambara gusa tugarutse hano muri Uvira
n'ubundi rero ngo habereye inama ikomeye cyane. Iyi nama rero ngo ntabwo iri bubere hano muri Uvira honyine kuko ngo igomba gukomereza ahitwa za Beni igakomereza na za Walikale. Iyi nama rero ni inama n'ubundi ikomeje kugenda itegura ibitero byo kuba ngo mu by'ukuri guverinema cyangwa se bakwambura M23 ibice ubu tuvugana yigaruriye. Ibice rero bikaba harimo by'umwariko umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu, nibyo rero biri kugenda biryaryata biri gucegetamara. Hanyuma barateganya ko ngo ibitero ngo bizereye rwose muri izi ngabo z'abarundi ko zigomba kugira icyo zibafasha ndetse no mu ngabo z'Abirigi zinyuze rero hano muri Walikale izi ngabo z'Abirigi, ariko abarundi nabo ngo bakabazaba bari gucanira umuriro wa hano muri Uvira cyangwa se hano muri Sud Kivu, bacanira bazamura bakuramo uyu mujyi wa Bukavu, bagahora n'izi ngabo z'Abirigi na FARDC y'amahibu n'iki byose na FDLR nabo bamaze kugera mu mujyi wa Goma ngo bakawuhuriramo, noneho ngo bagakuriramo icyarimwe rwose iyi migi ibintu bikarangira bongeye kwisubiza ibi bice. Ubwo rero nicyo kintu navuga ngo mu by'ukuri kigezweho cyangwa se nibyo bintu bari kugenda bakomeza kwigaho. Niyo mpamvu uri kumva inama ibereye Uvira kuko niho naho urugamba rugomba gukubera, bakimukira iyo za Beni naho urumva ibitero bigomba kuzaturukayo biza rwose ngo bisubiza Sarambwe, ngo M23 isubira Sarambwe, ibindi bitero bikazaba bituruka he muri Walikale. Ni byinshi cyane rero, gusa ikindi mugomba kumenya nuko imirwano irakomeje, ikaba ikomereje rero n'ubundi imirwano ikaba ikomereje n'ubundi rwose ahantu bita hano muri teritwari ya Rucuro niho hari kubera imirwano, aho M23 ikomeje kugenda ikora imikwabo cyangwa se umukwabo rwose wo gukuramo uduce tumwe na tumwe izi nyeshyamba za FDL ndetse na za CMC za Nyatura n'iki byose bagiye bagumamo n'abamayimayi. Nizo operation ubu tuvugana zigezweho ziri gukorwa hariya muri Rucuro. Reka rero tutizimbye amagambo duhinire ahangaha ikiganiro cyacu, tuze kugaruka mu yandi masaha tubagezeho izindi update. Murumva ko ikiganiro cyari kibanze cyane muri Sud Kivu, dore ko kuri rezo sosiyo cyangwa se ku binyamakuru byandika hano muri Republika Demokarasi ya Kongo ibyishiro bya breakingaga bivuga ko ngo M23 natwirwaneho baba barambuye uduce ku munsi w'ejo hano muri za Rugezi, ariko umutaramo wacu cyangwa se umugenzi wacu akubwira ko aherereye hano hara muri za Rugezi, ati nta kibazo n'iki na kimwe, ati ibindi byose barimo rwose nibihuha n'iki byose. Nguko rero ngayo mukomeze no munogerwa n'ibiganiro byacu, turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fighter Yineje Official, kinyamakuru cyanyu, kinyamakuru cya Rubanda, kinyamakuru cyacu. Like na share rero ntimuze kubyibagirwa ko rero waruhageza ari ubwa mbere, ibuka gukanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu imbere. Turabakunda cyane. Ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Uburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.